Mu murenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge hagaragaye isoko rikorera mu kajagari ricuruza ibintu byakoreshejwe birimo imyenda yambawe ndetse n'ibindi. Iri soko riherereye ruguru gato y'isoko rya Kimisagara ndetse benshi barizi bemeza ko abarikoreramo batiza umurindi ubujura kubera ko ikintu cyose kibwe ariho kigurishirizwa. Iri soko riteye ukwaryo kuko nuzanye umwenda utose cyangwa se inkweto zitose abahakorera babimugurira ntacyo bikanga. Nyuma yuko bigaragaye ko hari abajura benshi bakunze kuza kuhagurishiriza ibintu bibye, hari bamwe mu bahakoreraga bahise bashinga koperative yitwa Socover Limited icuruza inkweto n'imyenda birimo amakariso n'amasutiya byambawe, ariko ngo bagatanga inyemezabwishyu mu kwirinda ko hari abavuga ko ibi bicuruzwa babyibye. Bamwe mu batuye mu karere ka Nyarugenge cyane cyane Nyakabanda, Kimisagara na Nyamirambo bavuga ko batiyumvisha uburyo abantu bacuruza amakariso n'amasutiya byambawe ndetse ko hakwiye kugirwa igikorwa kugira ngo hatazagirira abandurira indwara zitandukanye muri iyo myambaro. Uwitwa Byumvore Damascene yagize ati ni gute abantu bacuruza amakariso yambawe cyangwa se amasutiya? Murabona isi itararangiye. Icyambere ntawagurisha ikariso ye ikiri nshyashya, urumva se abantu batandurira ibindi birwara? Yakomeje avuga ko bakwiye guca amasoko nk'aya mu kwirinda ubujura. Agira ati uragira ngo umuntu ntasigaye amesa umwenda akawuguma imbere kugeza wumye? Iyo yibeshye bahita bawiba ako kanya. Mukandori Aurore we yagize ati umva nta muntu ugisiga umwenda ku mugozi kuko bahita bawanura. Hari n'abasigaye baza mu ngo babaza niba hari imyenda ishaje, nabo iyo uzubaye gato barakwiba bakajya kuyagurishiriza. Umuyobozi wa koperative Socover Limited icuruza imyenda n'inkweto byambawe Elias Nibagiwe nawe yemeza ko bajya bagura amakariso n'amasutiya yambawe ariko batagura ibijurano. Yagize ati turabigura ariko nubizanye tumusaba ibyangombwa tukandika imyirondoro ye na za nimero za telefone tukamuha n'inyemezabwishyu. Yongeye ko akazi bakora kemewe ndetse bishyura angana na 30% kandi hari n'imiti batera muri iyo myenda iyo bamaze kuyigura. Sinibagiwe yaboneyeho gusaba inzego z'ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara guca aba bantu bacuruza ibintu byakoreshejwe ruguru y'isoko rya Kimisagara kuko aribo batiza umurindi ubujura.